Ni weekend yo kwibagirwa, ni weekend isize amakuru mwijwi ry'umufana bati ku munsi w'ejo ihene yivuganye Muchoma, ariko uyu munsi noneho ihene yivuganye Nyirakabari. Claude, ni umukino bigoye gusobanura, umukino bigoye gusobanura, umukino mutakaje imbere y'amagaju. Abantu bazi ko kuba ku munsi w'ejo Rayon Sport yatakaje muze gushyira imbaraga z'umurenge, ariko n'ubundi birangiye mutakaje amanota. N'umukino wasobanura gute? Uyu mukino ntabwo wari umukino wari woroshye, ni umukino twari twiteguye neza, ariko twabonye amaokaziyo agera muri 7 mu 8 namwe mwabirebaga, tugira amahirwe make ntabwo tuyatsinze, ariko match turayitakaje. Ntabwo ari twari twateguye, ariko biratobaje ubwo ni ukugenda umuntu agategura retour. Retour yategurwa ite kuko retour murategura mute kuri ko muratakaje, Rayon Sport yaratakaje, ntekeza ko retour ihindura isura? Icyo nakubwira cyo hari byinshi twigishije, twatakaje amamatch atari ngombwa, ariko tugiye kwitegura iyi retour, ibintu byinshi bizahinduka. Match tuba tuyitakaje bitari ngombwa, ariko umupira ibije ibyo wateguye utabibonye nta kundi Imana iba yabipanze. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Akaba ari rero kapiteni w'ikipe ya APR FC, akaba ari Niyomugabo Claude. Reka mvuge ko intwari y'uno mukino mu by'ukuri, nubwo Ndayishimiye Edouard yatsinze igitego, ariko intwari y'umukino ni umusore tuwa Clement. Clement, sinzi amakuru aza kumbwira niba ari ukuri ngo wamaze imyaka 4 muri Mukura, ariko ugiye mu magaju bwa mbere mu mateka amagaju atsinze APR. Ni umukino wagenze kuri wowe? Nibyo koko namaze imyaka 4 muri Mukura. Iyo myaka 4 namazemo nagiyemo ndi umwana, so nza guhura na challenge ikomeye muri na Sebwato n'umunyezamu umuhanga. So noneho championnat irarangira, saison irarangira, ndavuga ati ndashaka nanjye kujya gukina, ndashaka mbona umwanya wo gukina. Nibwo naje muri Mukura, nibwo naje mu magaju, njyayo barandekirita ndagenda ndakina. Clement, ndashaka ko ureba hari uburyo bwabonetse mu gice cya mbere umupira wanga kujya mu izamu neza. Sinzi wenda nimo amashuri hafi kugira ngo banyereke usa nk'usubiriramo ibintu byakubagaho kuri reaction ikomeye twabonye mu gice cya mbere. Na action wasobanura byagenze gute kuri wowe? So icya mbere ni ukuba pose bwizamu, n'ahantu ugomba kuba pose ugakina witonze. So ko cyari yambwiye muri match nitonde contre 1 nuze barongera n'amaboko ndayikina. Nanjye nibitangaza ibintu bimbayeho ni uburyo bwabaye. Niba nawe ugeze usubira inyuma ngo burebe ahangaha, ni n'uburyo bonyitse mu kanya ku mupira wa ahantu bose bamaze kubara ko ari igitego. N'umukino mu mikino umaze gukina uyu wawushyira ku rwego. So ngiye ikintu navuga, sinzi ukuntu nanjye byagenze, gusa icyambere ndashimira Imana kuba yabanye nanjye nkabasha kuba nitwaye neza kuri match. Ni match bikomeye, ni match bayagurisha umuntu, so ugomba kuba concentré. Ubu ni uburyo bwabonetse muri match bukomeye cyane, ugize match nziza cyane. Merci beaucoup. Yabwo nizeye ko mugiye kwishimira intsinzi Nyamagabe. Uko bimeze. Umwe mu bakinnyi beza rero buno mukino akaba ari Clement. Nagize amahirwe ko na Sebwato muri iyo myaka Sebwato aramforma, ntabwo nakinaga, ariko ubu nta mateka akomeye kuri Clement. Amateka akomeye yanarize, byamugoye kubyakira, ariko yakoze save mu by'ukuri zagumishije ikipe y'amagaju mu mukino, ikaba inabonye amanota 3. Bari bafite agahigo ko kuba bashaka kugakuraho kabi ko kudatsinda ikipe nkuru ya APR, ariko barabikoze. Ndetse amagaju nubwo adakinira kuri stade ya Nyagisenyi, ariko stade yahoye isa nkaho ibaye mu rugo, kuko nkuko Mugaragu yabivugaga ihene yabanje kwica Muchoma, ariko Nyirakabari yari ategereje ko ashobora kuyirya, birangiye nawe imwivuga mu buryo bwemewe ngo banywe ibiranze, abanywe bakanga bakuwe ku nzoga cyane ariko gusa Olivier, tuvuge ko ino weekend ibaye impfa gusa. Oya, weekend ibaye nziza, nibyo nakubwiraga. Kinyamupira abantu bakwiye kwishima, bakanishimira na level championnat imaze kugeraho. Uyu ni umunsi wa 15, ibaze noneho bimaze, yego ibaze biramutse hari indi mikino 3 igenze gutya i Rubavu, tugiye tutizeye ko amanota 3 bazayamanukana i Kigali, yaba ari championnat iryoshye. Reka tureko championnat, igice kibanza cya championnat kirangiye, kuko no ku ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 36, ikipe ya APR isoje kuri 31, AS Kigali 25, mu gihe cyo ikipe ya Mukura ifite 21. Mu by'ukuri reka mvuge ngo ni Fazal umuntu yasobanura Olivier, tugendeye ku buryo amakipe akurikiranye kuri. Ni Fazal isojwe amakipe akomeye yose atsinzwe, ndetse birangira harimo amanota 5
ntabwo ari menshi, shampiyona iracyegeranye iracyakomeye. Ni faza rirangiye AS Kigali na Polisi zisa nkaho zidafite imbaraga zo guhangana na Rayon Sport na APR, ariko ikigaragara cyo nuko shampiyona ifite ingufu bitandukanye n'imyaka iheruka inereka mfatine APR yatwaye shampiyona yikurikiranya, ubona nta wundi muntu uyihiga, aba AS Kigali abe ekipe ya Kiyovu, ariko ubu ngubu biragaragara ko Rayon Sport imbaraga bashyiramo, imbaraga APR ishyiramo biratanga icyizere cy'uko phase retour izaba iryoshye. Gusa ibirori turabikomereza mu gikombe cy'ubutwari aho tuzabona guhangana gukomeye. Iminsi ibiri y'umukino mu karere ka Huye, ibitego 4, navuga ko nibura umuntu afite inkuru gusubira Kigali avuga. Ejo ufite inkuru nyinshi zo kuganiraho ndetse no kuwa kabiri tuzaba tukiziganira, ariko igishimishije nuko ama ekipe yose atashye nta nimwe mu by'ukuri twaze tuvuga mu kanya atsinzwe arushwe. Twize kuvuga ku bintu byo kuba ngo penalty yatanzwe ngo siyo ngo yabanje mbere tuvuga ko ari ubucamanza. Hano ubucamanza wenda hari aho bamwe batakishimira twagiye tuba dutoya, ariko nabikabije byabayemo muri uyu mukino. Navuga ko Abdul umukino yawusifuye neza, nubwo hari udukosa tumwe na tumwe wagenda kubona, hari udukosa tw'amagaje adasifura, kwigwisha kw'abakinnyi, hari n'umukinnyi w'amagaje bavunnye ntiyasifura, ariko n'iminota 8 namwe ntabwo twareka kubivuga. Iminota 8 yari myinshi ukurikije uko umukino wari umeze, ariko ibyo byose ntabwo bikuyeho ko buriya amagaje yaza gutsindwa muri no minota 8 cyari kuba ari inkuru, ariko kuko itatsinzwe mu minota ya nyuma ntekereza ko ubucamanza ntacyo butwaye. Nibyo ni iminsi ibiri navuga ngo rero mu karere ka Huye yagenze neza, twakozemo byinshi byiza kuva kuri kick off kugera kuri match twakoze nimugoroba. Cafe Sport y'urugendo yo nyuma ya Mukura ubuzima bwawe bumeze ndetse nanga biracyazi ibintu nahoze mvuga ko hari ubundi buryo kuzagaruka. Ntabwo nzi niba amateka zisubiramo, amagaje azakira ikipe ya Rayon Sport naho Mukura yakira ikipe ya APR. Hano twakitega ko Mukura ya noneho monza ahangaha yakamye itwara amakazi izagwa ifite inzika ishobora kuzihorera. Naho kandi tuzagira undi munsi muri shampiyona mu cya kabiri, aho byose bizabera mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Etincelle ya Rutsiro yakira ikipe ya APR, naho ikipe ya Etincelle yakire ikipe ya Rayon Sport. Niteguye ko amarisi aza gutangaza, ariko ntabwo bikunze. Reka nshimire by'umwihariko Olivier twabanye kuva ku munsi w'ejo no munsi. Yego wakoze cyane Kayishema, reka ngushimire. Nshimire ikipe ngari yose ya RBA yari hano.